nta kariso yambara Allah nago wabyishimira icyambere wowe si umupuruka ukakureba mukarebana hari ikindi kibazo bufite umupurese wawunyetsa apure wayinyetse aho umunsi ubungubu n'umunsi umwe nikazapfira hejuru y'umuntu reka turangize ikiganiro kukwereka gusa ariko udakozeho reka tuze kuva imbere ya kamera umupuri wanjye nakataraboneka wowe ntugire ikibazo ukiwubona uranezera mbabone ntumwereke ya kamwa oya ndakwereka wenyine baba we reka nkureho gato ikijyanye n'umupuri ngo ibintu byose byakomeye aho babarizaga hose ibintu byagiye hanze ngo n'uwari ukuriye ibintu bya pornographe yapfuye yitabye Imana ahubwo se umurabaho umutemwe muri kwikinisha ko porno zitakirebwa uri kwandika muri Chrome ngo poning ibiki bakakubwira ngo no ira mana wenda kagaye mana yo mwijuru we uyu ni umwanzuro wavuye mu nama y'abasore ntuzakandira akanyenyeri yego ku mukobwa uri ahantu utabasha kumukandira ndarangije kandi ndanagiye ajya kurane ngari ukajya uvuga neze ko ari umunyamakuru Irene arisekera mana arisekera none se yakora iki nose twe ko turi guseka abayifitiye umugore mwana wibereye bwota amasini ukavuga akisekera kujya 15 z'ukwa munani uwo bita murinda habi n'uwo bita N Liliane wabibonye se ko bikurikirana abanza M na N ni M Irene na N Liliane wabonye save the date se y'inshuti yawe wambitse ingofero kuri nayibonye tugomba kubutaha ngaho gira ikintu umubwira ikiganiro arakirebara ari busy oya ko yaragoze nta muntu ugibura kwireba nambwira ngo urugo rwiza naza areba icyo twamurushije ntabwo wamuteye ubwoba hoya mubwira utuntu twiza mwana urugo ni urugendwa no kugira inshuti nyinshi no kubahana no gusenga no kwita ku mugore nabonye afite umugore mwiza none se Rocky haka ga save the date ka murinda habi wakarebye uri hehe ngarebye ndi muri studio wabyakiriye ute se urumva biri seri nabonye umukameza wavuga ati ni prank nabonye kadafabwa mubwira ngo ugiye ukiri mutosha agasyata karashize gatsata ko mufashe umwanzuro cya mikoroje nicyo cyari kiri kumubwira ngo uyishe ntari ibintu rukari kubihimba ni uri kubyivugira wowe wumvaga ari nk'iki wabwira Irene umuntu wacu uzise kumusora umuhana vayi ariko man akimuhana none se ngiye umuntu arongo yatera imbere ntushaka kuzatera imbere man kabiri se umuntu wa mbere mu gatsata mu bahungu bari baranze gufata umwanzuro arahubutse aho fasha ahubutse ni nko muri kumwe nyine gira ikintu kimwe ubwirirene kuri uyu munsi yatweretse save the date ajya mwe ngo ukora ku mashanyarazi hari umugani wajyaga baca ngo aryo utoragura inkoko zikari isake sorry ngo aryo utoragura inkubu zikari isake bwagera mu rugo gatangira kugira gute ukumva imirabyo itangiye kuza uvuga ati ngiye kuyibaga ukona imirabyo irakubise inkuba zise zikubita nako ntugacana intege mwana umuswa intege sarazigira none se iyo umuntu arongoye ko atera imbere ntushaka kuzarongora none se arongoye undi agatera inyuma kose atera imbere DJ wabaye umupatoro ariko mana w'abapatoro babijemo vuba ngo nabwo amafaranga yavanye mu birayi ngo yagiye agemura ahantu hatandukanye imyenda nazo w'amupatoro muri ya modoka w'amupatoro ndakubuje ariko mana ndamenye iki gipatoro cyari ibiki wa mana we abapatoro muva mu rugo muriye muhaze mwagera mu biro mugatangira gusagura n'abapatoro mwe ndagabuje mana nako nshaka gusa w'amupatoro mana ndamenya se yewe patoro
karame kahambirwa uyu mupatorora niki kiri kuze nawe ubwo wibutse imirimo Imana yakugiriye uracanga mu kigo mana naribi mbabara tata nongeye kunze uwo yawinsekera ahubwo ntabwo pato ndababaye mana bre wamaye kakarabero mu modoka mbabarira umva ora patro umupatro rero sinzi cyahaze dore nuko nguko bava mu rugo bamaze guhaga bamaze kwijuta inda bakazishyira imbere karavati kaje imbere y'inda bakagera mu biro bagatangira kugora na karuvati nambaye ne iyo ne okay iyo ne umupatro ndagarutse oya wigaruka cyangwa ubireke umupatro ndaje umupatro ndagarutse umupatro je kubabwira iby'abapatro n'abasekreteri babo n'abateka mutwe bambara gutya ndabamenyesha ariko mbere yuko rero dutangira kwa patro wishinyika tesho urongera kunkoza hiyo biteje we nyuba ariko sha ariko nkabibona ariko sha hajya wagarukiye mu kangahe wogira diplome nuyu nge mvanaho nite sinabivuze Brian abantu bawampuje nabo wapetse winkoraho havi ngo kapinga ariko sije gukapinga aho ngaho amana we nugira ikintu cyawe we ko wenda ndakwiyamye uje hano iwaye akazi ukihagera ukubise umwana ngo nakapinge noneho arimo arategeka nundi ngo nakapinge nawe uje hano gutanga amategeko ubundi se ubikarita wayikwana ubikata nagwo ibyo muri stade ikarita ni yakazi mana akaka ariko Brian wareze ko bidakujije kandi bandumva nakukubita ikigo akapinga icyo ariko senya urukwema wa mana we pazo oh yes umva mubwiye ariko rero kandi ngura uyu mutakanite sha egera yirye batiri wakapinze mwana umva se bakapinze ariko oya arakoye oya ariko sasa izina ry'Imana egera hirya nitesha ukeneye bawusa umva nawe nyikene byaraye punzanire serviette ruke ngo nakapinga mwabana nagize ababawusa yewe niki nari nagereje pe ibintu byose ageze aho arabihuta mana ndapfuye yesu we paso daro mutaka utaye ubu ko kusibye ko ndi nyirabuheri ibi wabikora umukire usibye ko ifatiye nyirabuheri nayo ikize vuba nayo itaragira iki ahigere ubi wabikora umukire wabikora ko kigayeri ariko amara naragenze ndabona nabwo ni paso yasinze impatiri nta mwuka afite uku ndeba mu bwiza no mu bubi bwanjye kuko byombi bindimo yego ibyo abantu bambonaho bibi ibyo bambonaho byiza ibyo batanzeho bibi n'ibyo batanzeho byiza njye n'umuremyi ndaroginga cyane ndinjira nkabaza ngashimira ngasabiraho imbabazi nkameditayo ngasomaho ijambo nkakuramo utuntu nkahabwaho inspiration z'ibintu bimwe na bimwe turi buganire mu kazi nkora kubera ko ikintu gikomeye kurusha ibindi byose nta kintu na kimwe kimbaho nta n'ikintu na kimwe gishobora kungiraho ingaruka uko zaba zimeze kose kitabaye approved mu bwami mbamo nta na kimwe ngo uko imiyaga yahuha kose uko imiraba yakubita kose ibintu byose uko byasambaratika hano inyarugenge ugira nabibona hahe kuri cyane nta kintu na kimwe gishobora kunyafekta kitari approved mu bwami mbamo ubwami nibwo bugena abayoboke babwo uko bamera yego
ni nko kuvuga ngo ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu runaka icyo gihugu runaka ari gukora ibintu muri icyo gihugu atarabitumwe n'igihugu aturukamo cy'u Rwanda arashobora kugenda agakora ibintu nibitanaba byiza ntabwo icyo gihugu kizamuholding accountable oya kizamenyesha aho yaturutse mu gihugu cye atari ko umuntu mwatwoherereje cyangwa se n'umudiplomate wanyu byagenze uku u Rwanda avuga okay sawa n'umuntu wacu reka tubikurikirane nje rero niyo nakoze amakosa mbanza gukonsirita mu bwami ubanza kubwira ubwami bambwa ni njyewe nakoze ibintu bitari byiza mu mbabarire nakoze ikosa na Satani naza kubivuga mu hanyuma munabimenye ko ibintu bimeze uku ndabyicuza ndabisabira imbabazi hanyuma munandwanirire yego ubwami bukaresponding ese nuzi ko biri tubwira ngo izatanga ingabe igihumbi zirwane cyangwa zipfe ku bwawe tuba mu isi hano nyine twese ariko ikintu kigena ibikubaho n'ibitakubaho bituruka aho hantu n'ubwami rero iyo umuntu ataba mu bwami atazi ko buhari cyangwa se atanamukonsirita ibigiye kumubaho byose bimubaho ari ibintu by'amasiripurize gusa none niyo mpamvu nyine Bibiliya nabitubwiye ngo abantu banjye bapfuye kubera kutagira ubwenge kubera kutagira ubwenge nyine bwo gukonsirita ngo ubaze igice gabari co wegera nindera niho guturanye ari mfite umugore mutumifu ibiro bine arabizana aca bugufi arabiso igitenge yo uyu mwotsi gabashizeho yo enjoying agasimba ntuzagire umuhungu waka amafaranga n'igiceri cy'ijana ntuzakimwake ariko niyumva ashaka kujoininga ubuzima bwawe azabiharanira ese urisukisha ibintu byose urabyikora ntagaje mu buzima bwawe ngo abigukorere byose pe ariko ni gute umuhungu abona igisuko cyagusazeho usa nka Satani ngo ni boyfriend nave mu buzima bwawe urwane n'ibyo bibazo byawe for sure inzara zikubureho ufite boyfriend zinakuye bro ntuzamwaka amafaranga ariko nashaka kujoininga ubuzima bwawe azabiharanire n'ubundi urabyikorera nagende ukomeze ubyikorere cyangwa kujoininge nawe agufashe kukwita abahungu mujye mujye gushaka indangamirwa za biryo guna he hose zirahari za make niba udashaka kwakira inshingano nk'izo bro